Reka nongere rero mbatera iteka ngira nti nyakugira ubugihe n'ubugingo nabagabira bungera inyanja musumbye itunga mirenge ku ntenyo ngarutse ndi wa musore wanyu MC Ndangamira impuruzamakombe rutabangira igikanu cy'imfizi wo kurasa ari nko guharamba inzovu. Reka rero nongere ngaruke muri cya kiganiro cyacu amabanga y'ubukwe hahandi tugenda tugerenzurira gatanu ko kandi tukareba byinshi byishe mu bukwe mu kubutegura neza kugira ngo urugo ruzagende neza. Uyu munsi rero ngarutse nje kugira inama abakobwa benda kurushinga cyane ko murabizi yuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu Kamena, mu kinyarwanda tukita Kamena. Ubuvuze ngo Kamena amasekuru twatangiye kwinjira mu gihe cy'impeshyi hahandi ubukwe babutangiye kuba bwanzitse bukahandi usanga hirya no hino ubukwe ari bwose. Bakobwa rero ngarutse kugira ngo mbibutse ikintu kimwe nuko abakobwa abenshi iyo bagiye gukora ubukwe usanga babera imitwaro abahungu bagiye gukorana ubukwe cyangwa se abasore, ariko ukirengagiza yuko uwo musore uri kugora ari mu gihe ushingana urugo ruzabamo wowe nawe ndetse n'abazabakomokaho. Ahanini cyane usanga bishingira ku nkwano, ugatangira usanga umukobwa atavuga ati nutankwa yangaya ubukwe ntibutaha burorere, ugasanga yatangiye kumugerekaho imitwaro myinshi ngo hakenewe ibi n'ibi. Wa mukobwa we ibuka neza yuko urwo ni urugo rwawe ugiye gushinga, ntabwo ari urw'undi ugiye gushinga. Uwo muhungu numara kumugora ukabubwira ngo urazana inkwano zidashoboka, agatangira kujya gufata inguzanyo kugira ngo atange inkwano ishimisha ababyeyi bawe, wibuke neza ko iyo nguzanyo ni wowe ugiye kuzajya kuyishyura muri urwo rugo ugiye kuzajyamo. Wabyemera cyangwa utabyemera uzisanga urimo urayishyura, cyangwa se nutanayishyura mu buryo bwa direct bw'utaye amafaranga uzisanga uyishyura mu bundi buryo, mu gihe hari ibyo bari kubibona mu rugo bizagabanuka kugira ngo hakunde hishyurwe ya nguzanyo. Ariko mu by'ukuri washatse kugira ngo ushimishe ababyeyi bawe ku buryo bukomeye, ariko wirengagije yuko ugiye kujya mu rugo rwawe nawe ugomba kubaka rugakomera. Ikindi ugomba kumenya neza ni uko uwo muhungu nimba uri kubimwaka, zirikana ese we arakura he. Banza utekereze uvuge ngo ese njyewe ibi byose ndi kumusaba we ibyo aransaba biraza kuboneka. Reka tuvuge ko atari ngombwa ko abigusabye, ariko nawe shyiramo inyurabwenge utekereze wumve neza yuko uri gusa nkaho uri gusahura mu mufuka wawe ugashyira mu wundi, ariko utazabasha kugaruka kongera gukoramo, kubera ko izo miliyoni z'inkwano uri kumuca nizimara kugera iwanyu ntabwo uzagaruka kuza kuzirebaho, ahubwo uzagenda ugiye kugira ugiye guhangana n'ibibazo by'ayo madeni bafashe kugira ngo bakunde bagukwe. Icyiza rero simvuze ngo bakureho inkwano ngo cyangwa ngo ugendere ubuntu, oya. Gerageza wumvikane murebe ku bushobozi buhari, munarebe intumbero y'aho mugiye kujya, kubera ko buriya mu mishinga nk'uko urugo nabwo ari umushinga habaho intego z'igihe kirekire hakaba n'iz'igihe kigufi. Rero wowe reba mu z'igihe kirekire urebe uti ese nkeneye kuzagera hehe, umusingi wanjye uzaba ushingiye hehe, uzawubakiye kuki, kuko iyo wubatse ku musenyi ibyo wubatse ntabwo biba bikomeye, iyo wakubaka ku rutare bikaba bigize bikaba bikomeye. Rero ibaze wowe nimba ugiye gutangirira ku kinyoma, wumva urwo rugo uzaba ugiye gushinga ruzaba ruri. Utangiye ubeshya neza yuko umugabo ugiye gushaka nawe ari umukire afite amafaranga menshi yagukoye menshi, ariko mu by'ukuri urabizi neza yuko ari inguzanyo yagiye ufatwa muri banki. None urumva urwo rugo bizagenda gute? Ejo nirukunanira bazahita batangira bavuga ko udashobotse, kubera yuko washatse umugabo ufite amafaranga, barabibonye warabigaragaje. None rero utangiye kuvuga ngo ibi byimanywe ngo byabuze gute, bazavuga ko udashobotse kandi rero witeze umutego. Reka rero nongere mbibutse yuko ni cya gihe ugomba kwicara ugatekereza ukibuka neza icyo ushaka n'icyo ugomba kugeraho. Wibuke neza ko ahangaha ntabwo hari kugira ngo wemeze abantu ubashimishe, kuko ntabwo bishoboka. Niyo wadutumira ukaduha ibyo dushaka byose ukamuha icyo ashaka, akaba icyo agiye akaba nacyanywa, ejo tuzagenda tuvuga yuko watwiyemeyeho. Nutanabiduha nabwo tuzavuga ngo warabitwimye. Ariko aho kugira ngo usange abo wahaye ibihenze rero we kuvuga ngo wariyemeye ngo none ubaye imbwa, birutwe ko avuga ngo uriya muntu yaduhaye bikeya ariko turabona yiteje imbere ntasabiriza, ahubwo ashobora kuba yagira umuntu w'umunyantege nkeya afasha. Rero bitekerezo kabiri bakobwa b'u Rwanda, kandi turabizera neza yuko hari byinshi mushobora guhindura kandi bigatuma umuryango wanyu ugenda neza. Umuryango mwiza uba ushingiye ku bantu bafite ubwumvikane, kandi buriya hari ibibazo n'urukundo rurahunga. Reka rero twizere yuko turaza kubahiriza wa mugani w'Abanyarwanda uvuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Umugore bavuga ntabwo ari igihagararo, ntabwo ari ikimero, ntabwo ari isura, ntabwo ari amavuta yisize, ntabwo ari imisatsi yanyereje, ahubwo icyiza
ni uko atekerereza urugo akarubera umutima w'urugo koko rugatera imbere. Reka rero nsoreza ahangaha, ngende wa muhungu wanyu impuruzamakombe rutabangiye igikaro cy'imfizi, kundi asa no guharamba inzovu, nkaba MC Ndangamira, nkaba wa wundi ukuyoborera ubukwe iyo umuhamagaye akakubera umutahira, hahandi umukeneye agahamagara amazina y'izakowe, akakubera umusangiza w'amagambo, akakubera umusaza ushobora kugusabira umugeni cyangwa se gusabwa, akakubera umujyanama mu by'ubukwe kugira ngo twubake umuryango ukomeye ufite igihagararo kandi wuzuza ugushaka kw'Imana. Reka rero mbifurize ko nyakugira ubugeni n'ubugingo abagabira bungera inyanja, mukagira itunga mugasumbya mirenge ku ntenyo. Ngenda bakunda cyane MC Ndangamira.